hanyuma rero hano turi kuri za ngingo cyangwa se bwa buryo bune umuntu agomba guprograminga ubwonko bwe. Reka manze mbabwire. Ubwa mbere no gusoma, ubwa kabiri ni ubwa mbere no gusoma, ubwa kabiri ni studying, ni ukwiga cyangwa se gushishikarira kugira ubwenge. Ubwa gatatu bwitwa meditation. Ubwa kane bwitwa visualization cyangwa se imagination. Kuko ubumenyi bwose Imana yarabuduhaye umugani nk'uko wavuze uvuga mu kanya, ahubwo twebwe ni twebwe dukeneye kumenya uburyo bwo kubukoresha. Kuko isi Imana iturema ku isi yaduhaye ibyo tuzakenera byose ngo tubeho, ubwenge tuzakenera ngo tubeho, ibyo tuzakenera byose ngo bitubesheho mu rugero rwose yatugeneye ngo tubime inaha ku isi. Ahubwo ikibazo kiba gusa kutabivumbura ngo tubikoreshe nk'uko bigomba gukora. Kuko kuri kano kantu muzasome neza, Bibiliya iravuga ngo yarasubije ngo njye impamvu ntaziteje imbere, I was afraid, naratinye. Abantu benshi muri ino si bakennye kubera ko ibyo bari gukora bitari kwanga, ahubwo baratinye. Abantu benshi bagize ubwoba bwo gutangira ibintu bishyashya kuko yarerewe ngo naratinye. Amaze gutinya rero ku bandi birumvikana ko yaravuze ati boss ngenda kuzi, ndabizi ko usarura utabibye ibintu nk'ibyo, none rero ngitara ntuyampaye ndayigusubije kuko nge naratinye. Boss yahise avuga ati noneho ukuntu ibintu bimeze, uwo muntu w'umunebwe, Bibiliya irabivuga, w'umunebwe bivuze ko mu yandi magambo gukena ni ubunebwe. Baravuga ngo uwo muntu w'umunebwe iyo taranafite muyimwake muyihe ufite nyinshi, kubera ko ufite azongererwa n'udafite akaza akakwa na duke yarafite. Ushobora kubaza uti ese ubw'Imana yose ingome? Muraho neza nshuti kandi bakunzi b'ikiganiro Inzira Nziza. Turishimye, dushimishijwe no kuba muri kumwe natwe uyu munsi. Murakaza neza nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Richard, turagusuhuje. Murakoze cyane. Uyu munsi tugize amahirwe yo guterana nawe, nako yo kubonana nawe, tubyisiteranira ariko it's fine kuko hano hari abantu benshi baba badukurikiye. Yego. Imana ishimwe ko dushoboye kugera hano, tukaba tugiye kuganira uyu munsi ku nsanganyamatsiko itangaje kandi y'impinduka mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Murakoze cyane. Yego, nk'uko bisanzwe rero Inzira Nziza ni Inzira Nziza nyine. Tuganira gusa ku bintu bigomba gufasha umuntu kuva mu buzima buba ashobora kuba yararimo, kuko kudafata ibyemezo bikwiriye ukamushyira mu nzira nzima agomba kujya afatiramo ibyemezo bikwiriye. Ushobora kuba wari uriho nanone uri mu nzira nziza ufite ibitekerezo bizima, ariko nyine hano turaganira kugira tugume mu nzira nziza nyine, kuko kwiga ni uguhozaho, duhore twibukiranya ibyo kudufasha kuba abantu bafite umumaro, abantu bafite indangagaciro nzima, babana neza n'ibibakikije, abantu bahora buri munsi bafite inyota yo kwiga ibintu bishya mu mibereho yabo. Imana ishimwe cyane rero kuko kuba bikunze ko duhurira hano uyu munsi, tukaba dufite Richard agiye kudufasha kuganira ibintu byinshi ku nsanganyamatsiko ikomeye tugiye kuganiraho uyu munsi. Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi ni insanganyamatsiko nanjye numva mfitiye amashyushyu, mfite byinshi nshaka kuyimenyaho, nawe ndizera neza ko hari byinshi uri buze kuyimenyaho. Ni insanganyamatsiko igira iti igitekerezo gishobora kukugeza ku bukire cyangwa igitekerezo cy'ubukire, kuko ibitekerezo byawe bifitanye isano n'uwuriwe ndetse n'ibikubaho mu buzima bwa buri munsi. Richard, urakaze neza mu kiganiro cyacu. Yego, ndagushimiye Danken. Nishimiye kuba mbashe kugera hano ku Nzira Nziza. Birumvikana ntabwo nayobye, ndi ku Nzira Nziza. Turaganira ibintu byinshi, nanjye ubwanjye ndi bwigiremo, kubera ko burya iyo umuntu yigisha nawe arimo yiga. Ndabyishimiye rero, nanjye nishimiye ko mugeze amahoro kandi mukaba munyakira. Murakoze. Okay. Mfite amatsiko n'abantu benshi bahora bagira amatsiko. Abantu benshi mu isi hari igihe tubura uko tubigenza ngo ducike ingoyi z'ubukene tuba abakire. Abantu benshi hari igihe tuba dutekereza ko ubukire wenda ari amahirwe. Urumva hari abizerera mu mahirwe kariho ubukire bukomoka, hari n'abizerera mu gukora cyane, hari n'abizerera mu masengesho. Usanga dufite uburyo butandukanye bwinshi twizereramo ko dushobora kugera ku bukire bwacu.
ni hano ndi kugira nyine tuganire tuze gusesengura ikiganiro cyacu tukinjiza aho ngaho igitekerezo cy'ubukire, igitekerezo gishobora kugeza ku muntu ku bukire icyo ari cyo, ndetse n'uko umuntu ashobora kuba yagira ibitekerezo bizima bimukura mu rwego rumwe bikamugeza mu rundi rwego. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye ko tugiye kuganira kuri iyo ngingo. Ibyo dushobora kuza kuganiraho, hari abantu bandi dushobora kuza kutabyumva kimwe kuko buri wese afite imitekerereze ye n'uko atekereza ibintu. Ariko ibyo turi buganireho ndagerageza kubisubiza, kubaha amakuru yose mfite ashoboka nubwo dufite umwanya mutoya, ariko icyo nshobora kuza kuvuga ukumva wenda ntimunyuzwe, ndi kuvuga abadukurikiye mukumva ntimunyuzwe, ndahari n'ubutanazaga twongera tukabiganiraho, cyangwa se Danken akaba yaduhuza nkagusobanurira. Yego, nanjye nishimiye kubyuganira ku bintu twese biri buze kutugera umumaro. Urumva ikintu kirimo akantu ko bukire ni sawa cyane, kubera ko buri wese nyine abayibaza ni gute umuntu yahindura buno buzima, cyane cyane nk'abantu tubona muri Afurika, nubwo n'ahandi hose baba bakeneye, ariko ni amahirwe dufite kuba nyine twaganira ku bintu twese byatunganira bikatuvana ku rugero rumwe bikatugeza ahandi. Ibintu byose nyine bihera hehe? Mu mitekerereze. Urakoze, uravuze uti ngo ibintu byose bihera mu mitekerereze. Imitekerereze uko ngiye mfata imitekerereze nyifata, ubwonko dufata nk'umurima, intekerezo zikaba ari nk'imbuto ubibye mu murima wawe. Bivuze ko intekerezo uhorana muri wowe wibwira kenshi uhinduka zo nizo usarura. Niba wahoze ufite intekerezo mbi cyangwa ibikunde, umusaruro w'intekerezo mbi uraboneka. Niba ufite intekerezo nziza uri umuntu uhora wibwira intekerezo nziza cyangwa ibikunde, nabwo umusaruro uraboneka, kuko nawe bimenye ko ubwonko bwacu ni nk'umurima. Intekerezo tugira ni imbuto tuba tubibye mu uwo murima. Ubwo rero hano ndumva tugiye guhita twanzika tugakomeza ku mitekerereze. Tugiye kuganira ku mitekerereze, mindset, kuko niwe waruvuze imitekerereze. Ubundi imitekerereze y'umuntu iratandukanye, kuko bitewe n'uko tuba twarakuze, ibyo twiga, ibyo twigisha, imiryango itwigisha, ibyo dusoma mu bitabo bitandukanye, ibyo twigira mu bidukikije, ibyo byose bifite ikintu gikomeye bihindura ku mitekerereze yacu. Rero ndi kumva nahita nkubaza ikibazo. Wigeze kugira igihe kimwe cyahinduye, wigeze kugira igitekerezo kimwe cyahinduye ubuzima bwawe? Wakwibuka uburyo cyaje naho cyagukuye? Murakoze cyane. Ku gitekerezo cyaba cyarahinduye ubuzima bwanjye, yego kirahari, sino kimwe ni byinshi. Yego. Uti uburyo cyaje. Igitekerezo cyahinduye ubuzima bwanjye, ntekereza ko kinakomeye, ni igitekerezo cyo gusezera akazi. Yego. Igitekerezo cyo gusezera akazi. Kubera ko urumva umuntu usanzwe afite ibyo akora, ufite akazi, ufite uburyo ki ubayeho, ukora ahantu hatari habi, heza, n'abantu benshi bifuza kuba bakora, kuko niba ushobora kuba ukora ahantu ufite imodoka igutwara ku kazi, ubona ibyo urya ku kazi, warya no mu rugo warya, umushahara ari mwiza, birumvikana ni ahantu hari heza, ni comfort nziza muri iryo jambo. Igitekerezo rero cyaje kuza kikaba aricyo cyahinduye ubuzima bwanjye, kigikomeje no kubuhindura, kubera ko nemera ko ubuzima umuntu arimo ushobora kuba hari ibyo utekereza, ariko utajyamo in deep mu gihe cyose kiri hakiri bikuboshye. Igitekerezo cyo gusezera akazi cyanjeho, impamvu cyanjeho reka bari mvuga, narebye abantu benshi batandukanye twakoranaga n'abakora ahandi hatandukanye, mbona umuntu arashaje, agize imyaka 60 akiri gukorera amafaranga. Ndicara ndisuzuma ikibazo kibaho rero. Danken, ntabwo abantu benshi tujya twicara ngo dukore evaluation, twisuzume. Ubwo ndicara ndibaza ko hano mbona mpamaze imyaka 6 mpakora, hakaba hari umuntu mbona amaze imyaka 70 ingahe agikora ashaka amafaranga, aho ngewe iyi nzira siyo ndi kujyamo, sinshobora nanjye kuzasaza nkorera amafaranga. Impamvu natekereje gutyo ni ukubera ko hari umugabo witwa Robert Kiyosaki yaravuze ngo burya abakene bakorera amafaranga, abakire bakoresha amafaranga. Yego. Ni ukuvuga ngo gukoresha amafaranga, you make money work for you, nyine utuma amafaranga gukorera. Yego.
ikizero cy'uko amafaranga gukorera ntago ajya ananirwa ngo asabe konji iyo akomeza kwikuba ariko rero iyo uhisemo noneho wowe gukorera amafaranga nyine hamwe uyakorera mpaka ushaje urinde ujya muri pansiyo nyine kiri kuyakorera so aba ari byiza rero kureba n'iki wakora gishobora kuba cyakubakira ibintu bizajya no byaguha amafaranga niyo waba utakoze. Icyo gitekerezo kiba kiraje wenda ibyo nagiye gukora byose ndi bubivuge hano ariko igitekerezo cyo gusezera akazi cyari igitekerezo gikomeye byaranangoye kubyakira no kubishushanya neza kugira ngo mfate urupapuro nandike ntiyakaza ndagasezeye ariko icyo gitekerezo nyine cyaraje kuko njye nemera ko hari impamvu ufite ibyo bitekerezo dukurikiranye. Yego. Hari impamvu ibitekerezo ufite atari byo njye mfite. No kubera ko burya Imana ni nziza. Imana yaraturemye ituremera itwereka n'ibishaka ko byatugezaho. Yego. Ibyo bintu Imana ishaka kukugezaho ibikwereka mu buryo bwa imagination. None ndaza kubivuga neza kubona kandi kanya. Ibikwereka mu buryo bwa imagination. Yego. Izo imagination rero ugira ni impamvu izigira zitandukanye n'izanjye. Danken ni impamvu cyane kugira igitekerezo nakikubwira ukambwira ngo ntago gishoboka. Impamvu ngira ko kidashoboka sinkurenganya. No kubera ko ahubwo uburyo ntekerezamo ibintu nuko uri kubitekereza biratandukanye. Yego. So igitekerezo cyo gusezera akazi cyo kimwe mu bitekerezo byari bikomeye ariko naragitangiye nyine akazi nagasezeye nkomeza projet zanjye nkaba mbona harabuze kugenda zigana. Sinzi niba ikibazo ndenda nambaze ngisubije neza. Urakoze ahubwo nyine gufata icyo cyemezo gikomeye icyo gitekerezo kigakuzamo. Yego. Kugira nyine ugere ku rwego rwo kuvuga ngo ngewe nabonye ukuntu abantu babaho ukuntu bamara igihe cyabo bakorera abandi ngewe ntangiye urugendo rwo kwikorera yumva wowe kuba warafashe icyo cyemezo aka kanya ukaba uri kuvuga ngo ntangiye urugendo rwanjye rwo kubaka my legacy my empire imbaraga natakazaga nkorera abandi ngiye kuzitakaza nzikoresherezaho nubaka ibintu byanjye. Icyo gitekerezo cyarakuje mu kumva n'igitekerezo cyahinduye ubuzima bwawe already. Kugira nanone kugira ngo icyo gitekerezo wagize kitazaba nk'igishuko kugira ngo wenda nanone ubone ko watekereje nabi nyuma y'iminsi runaka iri imbere mu minsi izaza uri gukora iki kugira igitekerezo cyawe wumve ko ari inshuti yawe uri kumwe n'icyo gitekerezo koko. Urakoze. Ngewe ku bantu wenda banzi bajya babona mu biranga ibyo nkora cyangwa se icyo twita logo harimo ishusho y'intare na kagoma. Ndi umuntu rero ndi principal man ndi umuntu ngira amahame. Yego. ngira imirongo ngenderwaho. So ntabwo rero byantunguye nyine gufata icyo cyemezo ahubwo cyombajije kugira ngo wenda amenye ko ibintu nakoze ejo ntazabyicuza. Why? Niyo mpere kuri iyo logo. Yego. Reka nivuge kuri kagoma. Burya kagoma igira amahame 7. Tuba dufite akanya turavugaho yose ariko reka nivugire ku cyitwa vision. Yego. Kagoma cyangwa se ego igira amwe mu mahame ifite harimo ikintu cyitwa vision cyangwa se focus. Yego. N'uriya ngo kagoma ibasha kuba yareba umuhigo wayo uri mu birometero 8. Iyo rero imaze kubona umuhigo wayo mu birometero 8 iyo ifata icyemezo ikajya kuwufata ititaye kuri challenge zose zizahura nazo. Uko challenge zaba zingana zaba zikomeye kose igaruka ari kuzanye igeze kuri target yayo. Yego. Bivuga ngo ikintu cyitwa focus na vision ni ikintu gikaze cyane. Muri iyi si inshuti zanjye wowe udukurikiye ubaye uriho udafite vision ntago byakunda. So kubera ko kagoma ishobora kumanuka ijya gufata umuhigo wayo ntago ibiyobeye ko maybe ishobora guhura na challenge ariko buriya gufata risk ikomeye cyane kurenza izindi no kudafata risk. So ifata risk ariko avuga ati kangenda uko byagenda kose ikagira focus kuvuga ngo buriya niyo wenda mujya muyibona nko mu mafoto cyangwa se mu mavideo ukabona kagomera gifashe fish imwe ikuye mu mazi ntago iba disturbed n'amafi menshi ari mu mazi. No iravuga ngo ngomba gufata iriya ikagenda ari igiye gufata ntago igenda ngo itivuga ngo cyangwa se reka mfate n'iriya. No igenda ifite focus ifite icyo ishaka. So nanjye rero nabanje kureba ibyo ngiye gukora nigira kuba bikoze neza kuko nemera ko habaho barora umudo babiri ibyitegerezo bibiri. Abakoze ibintu birakunda n'abakoze ibintu biremera. Ngero nigira kuba byakonze ntitaye wenda ko hari n'ubikoze bikanga kubera ko abantu bose bacuruje inkweto siko bungutse. Hari abahombye hari n'abakire mu gucuruza inkweto. Abantu bose bafunguye restaurant siko bungutse. Hari babikoze birakunda ari nabo byanze. Nge rero ibyo nagiye gukora ndaye bikuba bikoze. Ibyo rero bikampa trust bikampa vision. Burya ngo nubona uri kujya mu nzira runaka
ukabona hari abageze aho wifuzaga kugera. Ntabwo ukwiye kuguca intege ngo uvuge ngo buriya ngo abagiyemo mbere ngo nibo bakuyemo amafaranga. Ahubwo bikwereka ko iyo nzira iragendwa nawe wabikora. Ikimfasha rero kuba nzi neza ko inzira ndimo ari sure deal, nkoresha iryo jambo, ni ukuba nigira kuba bikoze neza kandi nkaba mfite icyizere. Icyambere mfite vision. Udafite vision rero ntabwo byakunda. Vision niyo yibanze. Murakoze. Urakoze cyane. Ariko nakubaza niki nyine gishobora utekereza ko gishobora gufasha umuntu kugira imitekerereze mizima, urumva imufasha kubaka ubuzima bwe agendeye ku mahirwe isi itanga yari yose. Niki nyine ubona gishobora gufasha, ni ikihe gitekerezo gishobora gufasha umuntu kugira ibitekerezo bisukuye mu rugendo nyine cyangwa mu ntambara y'amajyambere? Ikintu gishobora gufasha umuntu kugira ibitekerezo bisukuye. Urakoze. Abantu tuziranye barabizi iyo njye gusubiza ikibazo hari igihe nsa nk'ugikwebye, ariko bari kugira ngo nze kugisubiza neza. Ubwonko bwacu bumeze nka mudasobwa, bumeze nka computer. Porogaramu rero usetinzemo niyo ubwonko bukurikiza. Ahubwo wenda ikintu nababwira ngo ni gute umuntu yaporogaramu iyo mudasobwa ye, ni gute umuntu yaporogaramu iyo mindset ye. Kubera ko buriya ubwonko ni nk'umurima. Bibiliya bivuga neza kuko tuziranye nkunda kuganira mvuga no kuri Bibiliya ngo nasuye, babivuga mu migani ababizi neza bazi kuhashaka, bavuga ngo nasuye umurima w'umuntu wanze kwiga cyangwa se watesheje agaciro kwiga, ngo nsanga umurima we wamezemo ibihuru. Icyo bivuze iyo wanga kwiga ubwonko bwawe bumeramo ibihuru pe. So ubundi ubwonko bwacu ukuntu buba bumeze, ugomba guteramo imbuto ushaka. Akantu keza nababwira cyangwa se kabi sinzi ukuntu bivuga. Nudateramo imbuto ushaka, urubingo n'ibihuru n'ibindi byose bizimeza. So hari uburyo bwiza rwo kugira ngo uprograme mind yawe. Uburyo bwiza bwo kugira ngo umuntu aprograminge mind ye, cyangwa se kubera ko buriya mudasobwa y'aba DJ itandukanye na mudasobwa ya producer. Bitewe n'icyo ushaka kuyimaza nyine ushyiramo software bitewe n'icyo ushaka kwinjiza. Hari ikintu cyitwa, urabona nk'ubu ngubu umuntu agiye nko kuri banki, ushobora kujya kuri banki, ndabe ko ATM yanjye nagendanye yego, ushobora kujya kuri banki ukajya kuri ATM ugashyiramo ikadi kugira ngo ubashe kuba wabikuza. Turi mu kiganiro uranyemerera nawe nkubaza, iyo ushyizemo ikadi ukaba ugiye kubikuza kandi nta mafaranga ahagije ufiteho, bakubwira ngo iki? Barakubwira ngo insufficient fund. Urakoze cyane. Ubwonko bwacu nabwo niko bumeze. Hari abantu benshi bahora bavuga ngo nshaka gukira no nshaka kuzaba umukire. Nyine abantu bose bashaka ubukire. Yego. Ariko wagerageza kubikuza, ubwonko bwo bwangu insufficient nyine. Amakuru ashyizemo ntago ahagije yo kugira umukire. Yego, amakuru ashyizemo kugira umukire ntago ahagije. So mu yandi magambo tuvuga ngo your mind is a biobank account. Ubwonko bwawe ni wabugeranye nyine na konti. Kugira ngo rero ejo ubikuze bwa bukire ububone, bisaba to deposit information, bisaba gushyiramo amakuru. Kugira ngo ejo nugira ikintu ubaza, kugira ngo ibintu byumvikane ko ndumva nifuza ko abantu babyumva, wowe dukurikiranye uze gufata telefone yawe, wandikamo ikintu uzi neza ko iyo telefone idafite, ugisacingemo, geza kubira telefone za kubwira ko nyine no results, nta musaruro nyine. So rero n'igihe cyose uziriguririmba ngo ushaka gukira, ushaka gutera imbere, ariko nta makuru washyizemo, ku buryo cyo nuza ku accessing mind yawe ureza gusanga ari amakuru washyizemo, bizakubwira ngo insufficient, bizakubwira ngo no result, bizakubwira ngo your bank balance is empty, ibintu nk'ibyo. So turasabwa iki rero? Turasabwa ku depositing information, cyangwa se gushyiramo amakuru. So uburyo bwo gushyiramo amakuru reka mbuvugeho ni uburyo bune. Uburyo bwa mbere bwo gushyiramo amakuru ni ugusoma. Buriya hari ikintu tujye dukunda gukoresha cyangwa nkunda gukoresha n'abandi bantu bake dukorana, ngo you learn as you earn. I mean you earn as you learn. You earn as you learn. Mu magambo winjiza nk'uko uri kwiga. Iyo rero umuntu yanga kwiga,
no kwinjiza biranga. Ubundi buriya Duncan hari ikintu abantu benshi bake cyangwa se batari bamenya, burya ngo employment should be used as a place to learn, not a place to earn. Mu kazi ubundi ni ahantu umuntu ugomba kuhakoresha nk'ahantu ho kwigira, ntabwo ugomba kuhakoresha nk'ahantu ho kwinjiriza amafaranga, kubera ko iyo abantu benshi rero ibintu barabicuritse. Bashaka amafaranga mbere yo gushaka ubumenyi, kandi buryo iyo ushatse amafaranga mbere yo gushaka ubumenyi biragucana, ntayibona ntabwo ushobora kuyagumana, ntabwo wayagumana. So iyo nganira agenda mu bintu byinshi ugasanga ibyo nahera nabyibagiye, reka manze mvuga ku buryo bune nyine bwo guprograminga mind zacu cyangwa se mudasobwa zacu ari z'ubwonko. Icya mbere cyitwa reading, no gusoma. Ikintu cyo gusoma wenda ku bantu mukunda gusoma Bibiliya baza gusoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 13 cyangwa se muri Daniyeli igice cya 9:2. Masome numva kuntu bavuga nta kibazo rwose. Nta kibazo. Ngo Timoteyo wa mbere igice cya 4:13. Timoteyo wa mbere ibice 4:13 haratubwiye ngo kugira aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Yego urakoze. Reka manze ngire gato icyo mvuga kuri Bibiliya. Bibiliya ndavuga ngiye uko nyifata, nabona buri wese afite uko ayifata. Yego. Bibiliya ngiye nyifata nk'ibindi bitabo. Ntihagire untera amabuye cyangwa se nta kibazo. Hari umugabo babaje w'umukire baramubaza ngo yitwa Buffett, ngo ni ikihe gitabo cyaba cyaraguhinduriye ubuzima. Ariko ikintu gitabo cya mbere cyahinduriye ubuzima ni Bibiliya. Yego. Yaravuze ngo basi niba udafite library wasomye Bibiliya bigutwaye iki? Kuko Bibiliya is a collection of 66 books. Ibitabo 66 ni collection cyangwa se ikubiyemo ibitabo 66. None ngo nta gitabo na kimwe ugira mu rugo, kandi Bibiliya imwe ririmo ibyo bitabo 66. So wafata Bibiliya rero ukagira ibintu usomamo, ukagira ibintu ukuramo. Hanyuma rero hano turi kuri za ngingo cyangwa se bwa buryo bune umuntu agomba guprograminga ubwonko bwe. Reka manze mbabwire. Ubwa mbere no gusoma, bwa kabiri ni ubwa mbere no gusoma, bwa kabiri ni studying, ni ukwiga cyangwa se gushishikarira kugira ubwenge. Bwa gatatu bwitwa meditation. Bwa kane bwitwa visualization cyangwa se imagination. So kuri ubwo buryo bwa mbere waruvuze ngo muri Timoteyo niho habisobanura neza ngo kugeza igihe nzazira ugishishikarira nyine kwiga, ugira umwete wo kwiga. Umuntu rero urwanya kwiga cyangwa se udakunda kwiga nshuti yanjye, mpamvu nyine hari imigani imwe nagiye numva ngo ushaka guhisha umunyafurika wamuhisha mu bitabo. Tugomba kugira umwete wo kwiga n'ijambo ry'Imana bivuga, n'ibira bivuga nyine tugomba kugira umwete wo kwiga. Ni ngombwa rero dusomere muri Daniyeli igice cya 9:2. Okay, haranditse ngo muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenwa. Urakoze cyane. Daniyeli agira ati njyewe narasomye ibitabo. Nshuti zanjye wowe wasomye iki cyangwa wisomera za gahunda? Aravuga ati njye narasomye. Iyo rero utasomye, aravuga ati njye narasomye ibitabo biransobanurira. Iyo rero utasomye ntabwo usobanukirwa, ntabwo rero wacika ikintu utazi, ntabwo wabasha kuba wakwepana n'ikintu utazi. Ugomba gusoma nyine kugira ngo usobanukirwe. Iyo umaze gusoma ugasobanukirwa nyine bigenda bicamo. Then iyo ingingo ya mbere ivuga ngo tujye dushishikarire gusoma, by'umwihariko urubyiruko bagenzi bacu. Dushishikarire gusoma ibintu turimo byo gusoma, za gahunda zonyine ntabwo ari sawa. Dushishikarire no gusoma ariko wibuke n'ibitabo. Then tujye ku ingingo ya kabiri twa studying, kwiga, gushaka ubumenyi. Udusomere noneho muri Yohana igice cya 8:32. Okay, reka dusome muri Yohana. Haranditse ngo hamwe namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Urakoze cyane. Muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Danke ugeze ubona iyo umuntu ari gutera imbere byihuta, leta irakwicaza ikabwira ati dusobanurire ubukungu ufite uri kubukura he, biri kugenda ute, tubwire, duha amakuru. Mwene magambo abakire barabicaza leta nyine ikabaganiriza. Ariko ntabwo uzigera leta ubona yicaje umukene imubwira ati bimeze bite kukene, kuri gukena cyane biri kugenda birakureba.
ugomba rero kwicara nawe ukikoresha interview ukikorera ukiganiriza ukisura ukiganiriza ukavuga ati ko ngiye ko nkennye ubundi ubu bukene bwanjye bukomoka he ugomba kwicara ukabimenya nibyo birivuga rero ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura ntabwo rero wabatuka ku kintu utazi ugomba kwicara ugasobanukirwa ukamenya ubukene ufite aho buri guturuka numara kumenya ubukene ufite aho buri guturuka bizangira n'igisubizo cy'Rwanda ukiri aho ngaho nanjye wenda kugira ntibagirwa iki gitekerezo ngize hari ukuntu nkunda nyine iyo haje mu iyo tamu yo kwiganiriza cyangwa kuganira n'abandi bantu baba bashaka kumva kuko hari abantu ubona bakeneye ibitekerezo byawe ukabibaha nkunda kuvuga mbere y'uko ugenda uba ugomba kuba ufite ishusho y'ahantu ugiye muri wowe ugakoramo n'ibyo bita sketch wowe ukiremamo niba hari umuntu ushaka kubawe mu myaka iri imbere ukabona ishusho y'uwo muntu ushaka kubawe none wamara kubona ishusho y'uwo muntu ushaka kubawe wamaze kumurema yabonetse koko umuzi umuntu ushaka kubawe igendeye kuko uri w'aka kanya ugatangira kugenda gusa mu nzira ikuganisha ko uwo muntu ushaka kubawe ndetse utwara n'ibintu byose bigufasha kugira ko uwo muntu ibitarimo kugusapotinga ibitarimo kugufasha kubaka uwo muntu ushaka kugeraho byose ukabireka yego nibyo urumva ko icyo gitekerezo ari cyo rwose ugomba kugenda nyine ufite ishusho aho ugiye kugenda nigeze kubivugaho mvuga ngo ndi principled man ndi umuntu ugira amahame kagoma ihaguruka igiye ku muhigo wayo ifite ishusho y'ahantu igiye ikibazo hari ikintu kigiye kimbabaza muze kunyibutsa twari tugeze ntahibagirwa njya mbona abana basoje amashuri banditse ngo I'm done nyine ngo basoje kwiga mane nta muntu ugisoza kwiga abakene batekereza ko ibintu byose babizi abakire bo bakunda mentorship bakunda guhora biga bifuza nyine guhora bamenya ngo ni iki gishyashya ni gute bimeze so ugomba guhora ushishikariye kwiga nyine kugira ngo ugire amakuru mashyashya naho iyo wumva ko ibintu byose ubizi nta muntu uzi byose ugomba nyine gufata akanya ukiga naho ngaho twari tuvuye kuri ya ngingo ya mbere y'uko umuntu agomba kwiga mwibuka turi kureba tumaze gusoma kuri Yohana sibyo mwibuka turi kureba ni gute umuntu ya programming mind ye turi kuri point ya kabiri yo kwiga then wadusomera no muri Hosea noneho Hosea igice cya 4:6 urakoze Hosea 4:6 nigeze gushaka amakuru tumenye ko icyo data yaduhaye kuko ubumenyi bwose Imana yarabuduhaye umugani nk'uko wabuze uvuga mu kanya ahubwo twebwe dukeneye kumenya uburyo bwo kubukoresha kuko Imana iturema ku isi yaduhaye ibyo tuzakenera byose ngo tubeho ubwenge tuzakenera ngo tubeho ibyo tuzakenera byose ngo bitubesheho mu rugero rwose yatugeneye ngo tubime inaha ku isi ahubwo ikibazo kiba gusa kutabivumbura ngo tubikoreshe nk'uko bigomba gukora koko iyo point ni nziza ndatuzaganaho ubutaha ni sawa cyane so Hosea ibice 4:6 niko umbwiye ngo nsome ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi urakoze cyane ushatse warekera aho ngaho Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutagira ubwenge hari n'abakoresha terme buzize kutamenya noneho ubwo uretse ubwenge nanjye ntabwo naba ndi kumwe nawe uko Imana ikunda abanyabwenge niba uretse ubwenge ubwo ushaka undi se hari abantu benshi bajya batekereza dushobora kuza kubivugaho abantu benshi bajya batekereza ko Yesu yari umukene ariko Yesu ntabwo ari umukene kubera ko Bibiliya iravuga ngo abakene muzahorana nabo ariko njye ntabwo njye tuzahorana bivuze ko yitandukanyije n'abakene njye n'ubwo buryo mbyumva kuko niba arize ngo abakene muzahorana ariko njye ntabwo muzamporana nicyerekana ko nyine hari ukuntu yari yitandukanyije n'abakene tuzabiganiraho ubutaha ariko nyine ngo abantu banjye barimutse bazira kutamenya dushaka amakuru twige bya bintu ushaka ko bageraho ubanza ubyige ntabwo wagera no ku bintu utazeraga ikintu cyose ushaka kugeraho urabanza ukakimenya ukakiga ukagishakaho amakuru niba ari ahantu ushaka kugura ikibanza ugomba kumenya se ubundi ni mu miturire hagenewe iki nyine iyo utazi amakuru iyo nta makuru ufite birakugonga dukomeze tujye ku cyiciro cya gatatu cyitwa meditation
kuko nabivuzeho hari uburyo bune, hari reading, studying, tugeze kuri meditation. Meditation cyangwa se kumedita cyangwa se gutekereza. Impamvu ugomba gutekereza niye ni ukubera ko bivuga ko bujya kwira ubwonko bw'umuntu bwakira ibitekerezo bitari munsi y'ibihumbi 70. Wow, a lot. Niba umuntu ni byinshi cyane. Niba umuntu ashobora gutekereza ibitekerezo bitari munsi y'ibihumbi 70, wakwibaza ngo aho isaha zigeze umaze kwakira ibitekerezo bingahe? Ni byinshi cyane. So ugomba rero kwicara ugatekereza. Impamvu ugomba gutekereza ni iyihe? Ni ukubera ko ubwonko bwacu burimo ibice bibiri by'ibanze. Hari conscious mind na subconscious mind. Conscious mind ni ubwonko dufite bukubwira ngo niba ugiye kwambuka umuhanda banza urebe buryo n'ibumoso tugira imodoka ikugonga. Bukubwira ngo niba hari imbabura wikoramo kugira ngo utaza gushya. Hanyuma subconscious mind yo ni ubwonko dufite dukoresha mu gihe natwe. Ubundi hari umuntu wavuze ngo ni ubwonko dufite nawe ubwo utazi ko ufite. Ngo ni ubwonko buhishe nawe utazi ko ufite. Mane magambo nk'ubu ngubu wenda uteruye nka telefone cyagiye ugiye kwikubita hasi. Za geste uhita ukora kugira ngo yiramire. Biba bikozwe na subconscious mind. So impamvu ugomba gutekereza, niba ubwonko bwakira ibitekerezo 70 bitari munsi y'ibihumbi 70 ku munsi, impamvu ugomba gufata time ya meditation yo kumedita ni ukugira ngo ubwonko ibitekerezo bimwe bive muri conscious mind bijye muri subconscious mind. Icyo nakubwira rero buryo y'ubwonko bwageze ibitekerezo byageze muri subconscious mind, waba ubishaka cyangwa se utabishaka biraba. Ubishake ntubishake pfa ko byageze muri subconscious mind biraba. Kubera ko n'ubundi buryo ukuntu ibintu biba byifashe, hari formula ivuga ngo iyo ufite thought cyangwa se igitekerezo kiridinga kuri emotion. Hanyuma ya marangamutima ugize nayo atuma habaho icyo twita action cyangwa se ibikorwa. Hanyuma bya bikorwa ugize bituma habaho results cyangwa se umusaruro. Bityo rero niba utishimiye umusaruro uri kubona, urajya muri Genesis cyangwa se byose bihera ni mu mitekerereze. Niyo mpamvu ugomba kwicara ugatekereza. Bibiliya ivuga ngo ubitekerezeho hamwe n'ijoro. Dusomere muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze kwa 3. Urakoze. Zaburi umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere haragira hati: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi kandi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, yicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Urakoze cyane. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nibyo byose tugiye dusomamo. Ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka buri yibwira ku manywa na nijoro. Ugomba kuyibwira ryari? Ku manywa na nijoro 24/7. Impamvu ugomba nyine kuyibwira amanywa na nijoro ni ukugira ngo bya bitekerezo biganze mu mutwe wawe. Kandi vugira akantu wenda kugira ngo nyine iki kintu mucyumve. Nk'aba papa, abasore badukurikiranye, umunsi umwe ugeze gukunda umukobwa, byahereye mu gitekerezo. Ubitekerezaho birangira ibitekerezo noneho biganishije kuri emotion, kandi byakubayeho warabitekereje ntibyabura. Birangira bigeze kuri emotion, then izo emotion wumva ntiwazigumana, utera intambwe ujya muri action. Wenda uramwegera urabimubwira uko byagenze ntabwo mbizi. So izo action rero nizo zituma habaho results cyangwa se umusaruro. Kwa turi kuri iyo ngingo uvuga ngo ugomba kubyibwira amanywa na nijoro. Icyo uhaye umwanya rero ukakibwira amanywa na nijoro gipfa kujya muri subconscious mind gusa biraba. Ubishaka cyangwa se ntubishaka. So soza rero kuri ino ngingo, ikindi kintu tujya kuvugaho kuko nabwo ko ari ibintu bine. Icya kane cyitwa visualization cyangwa se imagination. Abantu bajya batekereza ko visualization cyangwa se imagination ari kimwe na meditation. Sinzi wenda ni bubiri Kinyarwanda, ariko meditation ni ugutekereza. Imagination, nkoresha ijambo imagination. Imagination muri kumvamo ijambo image, ishusho. Buriya rero ngo ikintu cyonyine kidashoboka ni ikintu utari watekerezaho. Gutekereza ariko mu buryo bwa imagination, ntabwo ari gutekereza nk'uko utekereza. Hari umuntu wavuze ngo abakristo ngo batekereza gusa iyo bari gutekereza ku cyo bazarya ejo. Impamvu yabivuze si uko yanga abakristo n'umupasiteri, ahubwo nyine abashishikariza abantu gutekereza. Burya
abantu ngo bakorere umushahara cyangwa se nyine abakozi muri rusange gutekereza biragora yego ku buryo cyangwa kugira ngo umuntu atekereze wamubwira ibintu agukorera n'amaboko that's why ngo abantu gutekereza bibagora bakajya kwishakira umuntu uzajya batekerereza untekerereze umbwire ibyo nkora ariko umbwira ngiye gutekereza yego so ikintu cyitwa imagination bivuze kugira ngo twumve ikintu cyitwa imagination na meditation biratandukanye. Meditation no gufata byo bitekerezo ukabiyungurura ukabitandukanya bikava muri subconscious bikava muri conscious mind bikajya muri subconscious. Hanyuma meditation noneho byo visualization cyangwa imagination no gutekereza cya kintu ariko noneho urema n'amashusho yacyo. Mwene magambo ugatekereza cya kintu ukibona wowe nonaha utitaye kuri situation urimo ukajya ubona wageze kuri rwa rwego. Ukajya wibona muri ya position ushaka niba uri umukozi uri mu kazi ushaka promotion. Tangira wibone wicaye muri ya ntebe. Tangira wibone wageze haha. Tangira wibone wambaye ya uniform ya boss wawe. Yego twari tumaze gusoma hano muri Zaburi uri kuvuga nyine kuri imagination. Zaburi ivuga kuri meditation. Meditation tugeze kuri imagination. Yego. Sike navuga rero kumedita cyangwa se gutekereza bigufasha gukura amakuru muri conscious mind akajya muri subconscious mind. Kiba gikurikiyeho noneho ni ikintu cyitwa imagination cyangwa se visualization. Reka dukoreshe ijambo imagination no gutekereza ikintu ariko noneho urema n'amashusho muri wowe. Bya bintu byose wifuza kubigeraho wifuza kugeraho ukabitekereza ariko unabyandika. Yego. Abantu bajya bantangaza by'umwihariko abasenga reka bari banivugiraho usanga abantu bava mu cyumba kimwe cy'amasengesho bajya mu kindi bagira ngo Imana ibabwire iyerekwa nyine ibabwire vision ubuzima bwabo ibabwire ubuzima bwabo. Uzi ikintu Bibiliya ivuga? Bibiliya ivuga ngo write the vision, byandike muri Habakuki ngo write the vision and make it clear, byandike. Mani magambo uri kujya gusaba Imana ikwereke ubuzima bwawe uzabaho, Imana ikabwira ngo byandike ahubwo none urabyandika ubikuye he? Mu mutwe. Bya bitekerezo byose ukunda kugira ntabwo bigira kubw'ubusa, ubigira kubera ko ari by'Imana ari bwo ubuzima Imana yifuza kubaho. So tugomba rero kubyandika. So ubwo rero nsoza kuri buno buryo bwo guprograminga mind ndatekereza ko mu bwibuka twarebye ku kintu cyitwa reading, gusoma. Dushyira imbaraga mu gusoma. Tureba ko ku bantu basoma Bibiliya babisanga muri Timoteyo wa mbere igice cya 13 cyangwa se muri Daniel igice cya 9:2 bavuga ngiye Daniel nasomye ibitabo. Nawe usome kugira ngo uprograminge mind yawe. Ikintu cya kabiri cyitwa studying, kumenya. Aho muri hano bavuga ngo muzamenye kuri kaniko kuzabohora. Ntago wabaturwa ku kintu utazi, ugomba kwicara ukamenya impamvu ukennye ukabyigaho ukabishakira n'igisubizo. Muri wese yaho haravuga ngo abantu banjye barimbutse bazira kutamenya kandi ubwo uretse ubwenge bwa nanjye ndakuretse. Iyo cyose rero uciye ukubiri no gukomeza gusoma no gukomeza gushaka amakuru no gushaka ubwenge n'Imana murarekana ko Imana ntabwo ikorana nawe nta bwenge. Ikintu cya gatatu cyitwa meditation tugisanze muri Zaburi ko ugomba gutekereza amategeko iteka bari yobwira ku manywa n'ijoro. Nabyo bintu wifuza kugeraho ukabimeditatinga. Mpamvu ko meditating ukabitekereza nuko twabonye ko umuntu agira bujya kwirugiza ibitekerezo bitari munsi y'70 ntabwo byose rero wabyaza umusaruro. Hitamo bikeya byibanze ubyicareho ubitekereze bive muri conscious ujye muri subconscious then uzabigeraho. Icya kane aricyo twise cyitwa visualization cyangwa imagination no gutekereza ikintu ariko unarema amashusho. Ndabyibuka umunsi umwe ahantu nakoraga wari boss wanjye twari turimo dusoza akazi asiga ikote rye aho yarimanitse ndarimushyira mu nyubako yaho ntari buvuge yo ku ruhande narimushyira ndyamba cyo nari nyiri umuwita narimushyira ndyamba ari kuvuga nanjye ngomba kuba umuyobozi wambaye ikote rya boss ntari ryambaye nkubeshye se. Ikindi kubera ko numvaga nshaka na promotion abantu wenda bamwe barabizi haribuze guhita babyibuka najyaga ndi umwe mu bantu bafunguraga office ya boss kare. Ikintu nakoraga iyo najya bagengezamo najyaga imbere intebe ya boss nkapfukama anasenga. Ako byaje kurangira promotion nyibonye. So nicyo kintu cyitwa imagination. Nyine creating ayo mashusho muri wowe bizarangira rwose ubigezaho. So mind yawe ukabura programminze ejo no yakamakuru rwose zayaguha bityo gutera imbere bishoboke. Murakoze cyane. Cyetse ne bandi cyo wambaza ari kumva ari. Aho ngaho ndumva yego byose ntabwo twabimarayo ariko ndumva by'ingenzi byafasha umuntu ku collaborating cyangwa gutekereza neza aho ngaho ku iyo party
ya mindset ndumva tutekerejeho tuvuzeho ibintu byinshi bishobora kuyungurura intekerezo z'umuntu akabasha kubona uburyo bwiza bwagiye kuyatekerezamo uhereye uyu munsi. Ariko wagiye uvuga tukavuga cyane ku bintu bijyanye n'imyumvire, tukavuga no kuri kuyobokamana, twavuga kuri Bibiliya. Reka duhite tuza ku iki kintu kijyanye n'imyemerere tukivugeho nacyo, kijyanye na spirit, uburyo bw'umwuka cyangwa uburyo bw'imyizerere. Imyizerere ndahita nkubazaho ibibazo bikeya, sibyo? Ubusanzwe wowe spirituality cyangwa uburyo bw'umwuka bw'imyizerere ubusobanura ute? Spirituality byagora kuba n'indi jambo rimwe nabisobanuramo, kubera ko hari abantu bemera Imana, hari n'abatayemera. Yego. Ariko n'abatemera Imana hari ikintu bemera cyitwa universe. Izo mbaraga rero zo kumva ko hari ikintu kiri ahantu runaka kikurenza ubushobozi, niyo utacyita Imana ukacyita universe, nicyo nanjye nita n'ubwo buryo bw'umwuka. Ni ukumva ko ntabwo turi hano twihagije, hari undi muntu cyangwa se hari ikindi kiremwa kiturenzeho imbaraga cyangwa se kiturusha imbaraga. Ntabwo twavuga ikiremwa kuko ni universe, ntabwo twavuga hari hejuru, hari ikindi kintu gifite ubushobozi, hari ikindi kinyabubasha kiturenze, kitubashisha kuba abo turi bo, gihereza isi umurongo. Yego, wenda tutahatinze uburyo bw'umwuka ngewe no mu magambo make tuvuga ngo ni imyizerere, numva ari imyizerere, uburyo umuntu afata ibintu abyizeye ko bishobora kuba cyangwa ko bitaba, ubwo bifite aho bihuriye n'uburyo bw'imyuka nyine, imyuka y'ahantu ho mu ijuru, mu kirere cyangwa ku Mana. Urakoze nkunganiye. Bibiliya iravuga kubera ko tutarwana n'ibifite inyama n'amaraso. Ni ukuvuga ngo ubundi habaho two types of dimensions. Habaho ubwoko bubiri bwa dimension. Habaho physical dimension na habaho visible na invisible. Ibintu byose rero bitangira muri spirituality ubundi. Ibintu byose bitangira muri handi hari invisible. Hamwe ibintu utabibona undi niho bihera. Aho tubona undi se ni mu bitekerezo n'ubundi. Still bishobora kuri mindset. Ariko ibintu byose bihera handi utabibona. So mu buryo rero bw'umwuka niho ubundi ibintu byose bihera. Kubera ko nk'ubu ngubu umuntu ashobora kugira gutya kuba byemera, ubundi tuvuga ubutaha hari ikintu cyitwa power of speech, imbaraga z'amagambo. Iyo Bibiliya yerekana ko mu kurema isi n'ijuru ikintu Imana yakoze ntabwo byayisabye ibintu birenze, yaravuze biraba. Hanyuma yarangije rema umuntu ngo amere nkayo. Bivuze ngo umuntu nawe afite ubumana muri we, kubera ko Imana yavuze ngo turimo umuntu ase natwe. Bivuze ngo dufite likeness nk'iy'Imana. Muri icyo kintu nise cyitwa power of speech cyangwa se mu mbaraga z'amagambo. Ni ukuvuga ko mu magambo ubundi ni ibintu byinshi bihera, ariko bijya kuza mu magambo byahereye he? Muri spirituality cyangwa se no muri mindset, kuko ntabwo wakwatura ikintu utazi. Niyo mpamvu muri zimwe mu bintu ugomba kwibandaho mu gitondo ukibyuka, ubundi tuzavuga ubutaha, kimwe muri byo ni ukubyuka bivugaho amagambo meza, icyo twita self talk cyangwa se meditation. Ugomba kubyuka bivugaho amagambo meza. Uzi impamvu? Ni ukubera kuko biri kose igihe wari uryamye ntabwo uzi umuntu waje iwawe avuga amagambo mabi, kandi ijambo rirarema. Si ryo Imana yakoresheje irema se bikaba? Ni ukuvuga ngo ubundi igihe Imana yaremaga umuntu ntabwo yaremye ikindi kiremwa. The time God created the man didn't create another creature. He created another creator. Yaremye undi muremyi. So niba rero akoresheje amagambo bikaba, nawe niho mvuga ngo umuntu abantu baroga abandi binyuze mu kuvuga gutyo gusa, mu kutongera amagambo, mu gutongera. Nawe ugomba kubyuka mu gitondo uvuga amagambo meza kugira nawe ugire ibintu rema. Urakoze wakomeza. Urakoze aho ngaho tutarahava. Burya nanone hari mu gitabo bita The Power of Now. The Power of Now nyine uba ugomba kumenya ko muri wowe iyo parite ya meditation mu kanya ruvuzeho, ibyo ugenda utekereza kenshi, ibyo uhoza muri wowe utekereza igihe kinini uhinduka ibyo ngibyo. Niba uri umuntu uhorana intekerezo mbi, nuba nari nabikomejeho, ari byo bintu hora utekereza ibintu bibi, umusaruro igihe cyose uzaza ari mubi. Niba utekereza ibintu byiza nanone ukaba ari byo uhozaho umutima wawe, akaba ibyo wibwira amanywa nijoro nk'uko wabivuze mu kanya, nanone umusaruro uba mwiza. Ubwo ni ukuvuga mu gitondo tuba tugomba
kumenya uburyo tugomba kwihuza n'Imana yacu, uburyo tugomba kumedita tukaniyaturaho ibintu byiza biri buze kuba mu mibereho yacu, kugira imbaraga ziri negative tuzica intege, twirememo imbaraga zigomba kudufasha kumva ko umunsi uri butugendekere neza. Urakoze. Ese ni gute imyemerere yawe uyihuza n'iterambere n'icyerekezo bikagufasha gufata ibyemezo bizima? Ukuntu mpuza imyemerere yanjye n'iterambere, ukuntu mbihuza nshobora kuba ntabihuriweho n'abantu benshi. hari umuntu mu kanya twabanye kuri telefone yanjye arambwira ngo mani ngo genda ngo ndumva udasanzwe. ntabwo ibyo byo ndabizi nanjye ko ntasanzwe, kuko ndi njyewe, nta n'undi muntu uzigera umera nkanjye, ntawe nyine ndabizi ko ntasanzwe. nawe ntagusanzwe, udukurikiye ntagusanzwe, kubera ko nta wundi muntu uzigera ubaho umeze nkawe. uburyo rero njyewe mpuza imyemerere yanjye n'iterambere, yego, nemera ko gukena ari icyaha. nemera ko gukena ari ikosa. tubwire gute? impamvu nemera ko gukena ari ikosa, ubwo n'ubundi turagaruka muri biriya kuko ariyo twakunze kuganiraho cyane. abantu uzabona umwanya azasoma muri Matayo bavuga ibijyanye n'abantu bahawe amataranto. hari abahawe amataranto 5, 10. abakobwa b'abanyabwenge ni abantu ngo boss wabo yaragiye hanze, dukoresha tuvuga mu buryo bwumvikana, yaragiye hanze muri iyi minsi yego, abasigira bavuga ati rero muze ngire ibyo mbereka musigara mu nkorera. bamwe ngo baha amataranto 5, umwe amuha amataranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1. ariko hari ikintu abantu batajya batekerezaho, abazabisoma haranditse ngo buri wese yamuhaye uko ashoboye. mu magambo ntabwo bose ajya kubaha ayo matara, ntabwo yabaye kubera ko hari uko baziranye, bitewe na buri wese uko ashoboye. yego, bivuze ko nawe ushobora kuzamura uburyo bw'imisoborere yawe, ukaba wazamura uburyo bw'imibereho. ibyo sinshaka kubitindaho. hanyuma uwahawe iterane 5 ikintu ngo yakoze yarazigenje. iyo uvuga kuzigenza mu cyongereza ngo put his money to work, yarazikoresheje. nigeze kubivugaho. abakire they put their money to work, bakoresha amafaranga yabo. abakene bagakorera amafaranga. urumva rero Bibiliya is a combination of many books, nko nigeze kubivuga. nk'igitabo cyitwa Think and Grow Rich, bivuga ko kirimo amahame menshi ya Bibiliya. ariko se ibaza impamvu cyitwa Think and Grow Rich, kuki kititwa Work and Grow Rich, kuki kititwa wenda, kuki bitavuga wenda ngo find money and grow rich, cyitwa tekereza ukire. ntabwo ari kuvuga ngo kora ukire, oya, tekereza. nzakibatiza cyangwa uzakibahe bagisaba. yes, twavuga rero uburyo ki ku rwanjye ruhande ku myemerere yanjye nemera ko gukena ari icyaha bitemewe. tuvuga uburyo ki nyine gutekereza gusa byakugira umukire. niyo mpamvu nyine twavuga ko hasohotse igitabo cyitwa Think and Grow Rich. nkaba nagiye gusobanura impamvu nyine gukena njye mbifata nk'icyaha, kuko mwambajije impamvu imyemerere n'iterambere ni gute umuntu yabihuza. nari nababwiye ku nkuru iboneka muri Bibiliya y'abantu bahawe amataranto. bamwe bahabwa 5, undi yahabwa 2, undi ahabwa 1. wahawe 5 yarazigenje, mu magambo yazishyize put his money to work, niko bivuga mu cyongereza. yarazinvestinze. then wahawe 2 nawe bigenda gutyo zibyara izindi. wahawe 1 rero muke kuri kano kantu muzasome neza. Bibiliya iravuga ngo yarasubije ngo njye impamvu ntaziteje imbere, I was afraid, naratinye. abantu benshi muri ino si bakennye kubera ko ibyo bari gukora bitari kwanga, ahubwo baratinye. abantu benshi bagize ubwoba bwo gutangira ibintu bishyashya, kuko yarerewe ngo naratinye. amaze gutinya rero ku bandi birumvikana ko yaravuze ati boss ngenda kuzi, ndabizi ko usarura utabibye ibintu nk'ibyo, none rero ngihitara ntuyampaye ndayigusubije kuko nge naratinye. boss yahise avuga ati noneho ukuntu ibintu bimeze, uwo muntu w'umunebwe, Bibiliya irabivuga, w'umunebwe bivuze ko mu magambo gukena ni ubunebwe. baravuga ngo uwo muntu w'umunebwe iyo taranafite mu mwake mu ufite nyinshi, kubera ko ufite azongererwa, n'udafite akaza akakwa na dukera afite. ushobora kubaza uti ese ubw'Imana yo si ingome? ni gute umuntu udafite yakwa na dukera afite? niba ibyo ufite utabasha kuba wabiteza imbere, urabyakwa bigahabwa ubasha kuba yabiteza imbere.
kuko Imana iri serious. Twanasomye aho yabwiye abantu ngo niba nta bwenge ufite ubwo nanjye sinkiri kumwe nawe. None se niba noneho na duke ufite utabasha gutumanaginga Imana yaguha ibindi byiki ngo bigende. Ntabwo uzakomeza gupfusha ubusa ibintu by'Imana utabasha kuba biteza imbere, urabyakwa bigahabwa ubifite. Hanyuma rero urumva ariko uwo mugabo ikintu cya mbere akoze ntiyabashe gutera imbere kubera ko yagize ubwoba. Hanyuma biravuga ngo noneho mumufate mumuzirike mumujugunye hanze aho azarira akanahekenyera amenyo. Urumva iki ni ikibazo yatewe no kuba atarakize. Yego. Ubukene bwe bwamuteye n'akaga gakomeye ahubwo kuba atarafashe risk. Yego. So niyo mpamvu mvuga ko gukena ni icyaha. Indi mpamvu ituma mfata imyemerere nkayihuza n'iterambere, hari ahantu muri Bibiliya mu Cyongereza ngo ni final judgment cyangwa se ngo ni iby'iminsi ya nyuma. Abantu benshi bagiye basoma barahazi ngo nyine azaba ari ku munsi wa nyuma ngo habaho gutandukanya ngo ihene n'intama. Yego. Ngo bamwe bajya iburyo abandi bajya ibumoso. Nubwo harimo abantu bavuga ngo igihe nari mfunzwe mwaransuye cyangwa se ntiwansuye, nari nshonje warangaburiye cyangwa ntabwo wangaburiye, nari nambaye ubusa waranyambitse cyangwa ntabwo wanyambitse. Danken, turi kuganira. Niba nari nshonje ukangaburira, iyo ni spiritual issue cyangwa ni financial issue? Ni financial issue. Urakoze cyane. Niba nari nambaye ubusa ntunyambike, ni spiritual cyangwa ni financial? Ni ubushobozi, ntabwo ari imyizerere. Yego. Ahantu rero bibera kasamutwe nkoresheje ijambo, urubanza ruza ruteye gutya: nari nshonje barangaburiye cyangwa ntabwo wangaburiye, narabikoze jya iburyo, ntabyo nakoze jya hariya. Ntabwo ufite umwanya wo kwisobanura impamvu nabikoze nuko nari nkennye. Ukena gute biremewe? Niba utarabikoze ibyo ni icyaha, urajya iburyo cyangwa se urajya ibumoso. Kubera rero ibyo byose nabibonye nkabona ko gukena bitemewe, nahise mfata icyemezo cy'uko ntagomba gukena, nkaba nemera Imana ariko nanakiza. Bibiliya iravuga mu migani ngo umubyeyi mwiza asigira abana b'abana be umurage. Nzongeza avuga ngo a good man leaves inheritance for his children's children. Bivuze ngo Danken, inshingano zanjye nawe inshingano zawe uri kudukurikira, inshingano zawe ntabwo ari ukureba ibyo uzarya gusa, ibyo ugomba kurya nonaha. Inshingano zawe ni ukuba ufite ibirenze ibyo ukeneye, n'umwana bakaba atazagira icyo abura, ndetse n'abuzukuru bawe. Bivuze ngo inshingano zacu ni ugutangira gutekereza ku buzukuru bacu. Yego. Ntabwo ibyo byose wabigera ukeneye. Hari ikintu mpise nibaza uri kuvuga aho ngaho nyine gukena, wowe ukuntu bifata koko. Ngiye mu nkweto zawe turi kumwe, ariko people abantu turajudginga, niko turemwe. Nanone ushobora kuvuga uti Bibiliya iravuga ngo hari abakene hakabaho n'abakire. Sibyo? Iyo ugiye mu ijambo ry'Imana guhera mu gitabo cy'Imana muri Bibiliya hagaragara nyirimo abakire hakagaragaramo n'abakene. Urebye uburyo Imana nyine nawe yemera ko abakene bageze gute bahari, ndetse n'abakire bageze gute bahari. Hari naho itubwira ko ahahirwa abakene, urumva, mu mitima yabo, urumva ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Wenda ubwo bukene wenda yavugaga dushobora kubona butahitavuza aka kanya ngo tubusobanure neza ubwo yavugaga ubwo ari bwo, ariko njye ntekereza ko ari ubukene bw'abantu bashaka ijambo ry'Imana, abantu banyotewe bakennye ijambo ry'Imana nyine bashaka. So dukoze ibyo bita wrap up, wenda tugahita tugaruka. Ikintu numvise gikomeye nuko nta nzitwazo na zimwe tugomba kugira, kuko Imana yaduhaye ibikenewe byose bishoboka byose ngo tubirehereho dukora. Iduha ubwenge, iduha n'ubushobozi, kandi iduha Bibiliya kugira iyi Bibiliya itubere nk'indorerwamo tugomba kwirebamo buri munsi kugira tubashe kubona ishusho ya nyayo yo kubaho. Kuko ivuga ngo abantu ntabwo Imana ikunda abanebwe. Hari no kuntu bavuga ngo wamunebwe ngo sanga ngo niba ari ikimonyo kikwigisha ukuntu gahunda zikora, kikwigisha ukuntu kiba cyashabutse, urumva, ukuntu kimenya kwibikira ibizagitunga mu gihe cy'amapfa, urumva. Rero natwe bivuze ko tugomba gushabuka uko byagenda kose, byange bikunde, tugafata inyigisho Imana iduhaye tukazishyira mu bikorwa, tugatangira kubaho mu buzima bwa buri munsi dufite ibyo dushaka. Ariko kenshi nanone ikindi kintu nabonye, kuko ibi byose biva ku bubi, buriya mu bigize ibyaha, nubwo uvuze uti ubukene nabwo ni icyaha, buriya nanone ubukene biri mu ngaruka z'ibyaha. Mbona ko ubukene buri mu ngaruka z'ibyaha. Hari ubukene bwinshi. Hari ubukene bwo kuba wenda bwo kubura ijambo ry'Imana, kandi wenda warahaye amahirwe menshi ahagije yo kuba waryiga ngo wumve icyo rikubwira, riguhindura ugomba kubaho. Kandi ijambo ry'Imana rimaze kukugeramo, rikwamburamo ubushobozi bwose bwa kamere, ugatangira gukora ugendeye ku bwenge bw'Imana iguhaye buturutse mu ijambo ryayo. Ubwo ni ukuvuga nk'uko bavuze Bibiliya cyane mu byo twaganiriye. Hano turacyagiye
none ikibazo ndi kumva nakubaza ushobora kutubwira uko ubuzima bufite ubumuntu buba butandukanye n'ubuzima bushaka gusa inyungu nyine ubuzima bufite ubumuntu ukuntu butandukanye n'ubuzima bubaho gusa umuntu akaba yishakira inyungu gusa nta bumuntu hari n'umuntu uvuga ati ngewe kabisa iby'ubushuti surambwira iki byo kuba ndumva mfite ubumuntu hambwira iki kisi iri kunsaba umugati ugasanga ubumuntu yabushize hano icyo ashaka ni inyungu ushobora kumbwira kw'ibyo bintu hari ikibazo kibaho abantu benshi umutego bagenda bagwamo wo kumva ko umuntu atagira ubumuntu ngo abe n'umukire cyangwa se kumva ko umuntu atakizwa ngo abe n'umukire kumva nkaho ufite choice gusa ayiza ndakira cyangwa se ndakira nyine ndagira ubutunzi cyangwa se mpitemo nibera umukene mani ntabwo gukena aribyo bituma umuntu aba umukristo mwiza ntabwo gukena aribyo bizakugira umunyarwanda mwiza cyangwa umunyarwandakazi mwiza ntabwo gukena ari ikamba ry'icyubahiro ntabwo gukena ari umudari ntabwo gukena ntabwo ari ibigwi sibyo ntabwo uzagenda uvuga ngo ngewe hari impamvu ishobora gutuma umuntu ahitamo nyine ubwo buryo impamvu twagiye dukurira muri sosiyete mu miryango aho abantu bariyakiriye cyane mu bukene uburyo ki n'umuntu agerageje gukira batangira kubirinkinga with the pain hari igitabo cyitwa Awaken the Giant Within nyine barakubwira ngo iyo ikintu gikunda ugihuza na pleasure cyangwa se n'ibyishimo icyo wanga ukagihuza n'akababaro abantu rero kubera gukena cyane byageze aho bariyakira gukira babihuza na pain niyo mpamvu umuntu yatangiye gukira batinya ngo agikuze umuntu yaba ari umukobwa usa neza uri kwikorera ngo buriya ni indaya ngo buriya ayakura mu bagabo nyine bashakisha ikintu kibi bari bubihuze kugira ngo bajustifyinge impamvu bo bakennye bidefine impamvu bakennye ari uko batagiye mu kuzimu intungane so gukena ntabwo ari ikamba so zimwe mu mpamvu zituma abantu benshi bakomeza gukena nuko nyine twakuriye muri iyo environment yo kumva ko wakena ariko gukira byo ntabwo ari byiza se na ngombwa cyane iyo rero umuntu afite iyo mitekerereze gukena biba biri hafi nta naho yabikwepera so mu magambo makeya rero nsubiza ikibazo rumbajije nemera ko gukira umuntu yakira akaba n'inyangamugayo akagira ubumuntu ukagira n'ubumuntu njye ntabwo mfite choice yo gukira cyangwa se kugira ubumuntu ngomba kugira ubumuntu nkanakira kuko byose ndabyemerewe urakoze ikindi kibazo ndahita nkubaza nyine gifite aho gihuriye n'ubukire ubu twamaze kwinjira mu cyiciro gisa nk'igisoza cya nyuma kivuga ku bukire nyirizina ko bukire nshaka njye ubukire buriya ubukire ngewe mfite ndabukategoriza mu buryo butatu buriya ubuzima bwiza ishusho umuntu ufite ubuzima bwiza umuntu witaho ufite ubuzima buzira umuze iyo n'indi shusho ikomeye ngewe mfata nk'ubukire ni ubundi bukire urumva nanone kubaho ugakora ukaronka ibintu nyine biri fiziko bifatika nabwo ni ubukire mbona nanone ikindi mfata nk'ubukire bwa gatatu kubaho uri umuntu nanone ushobora kuba wabyaza amahirwe yose ufite ubwenge ufite ubumenyi ushobora kuba bwagufasha gufata ikintu gitoya ukakibyaza kinini nk'uko watanze urugero uramugani w'abari abagabo umwe agahabwa amahirwe make akayabyaza andi gutyo njye mbibona none n'ayo mashusho mbonamo nk'ubukire ngewe niyihe myumvire abantu bagira ku bukire ubona ibangamira iterambere ryabo urakoze kamere kucyo waruhereyeho impingero z'ubukire ngiye mvuze ubukire ntabwo mari kuvuga rich mu cyongereza mari kuvuga ikintu cyitwa wealth ubutunzi abantu bankurikirana ubundi banzi ku izina rya wealth ambassador kuko nahisemo nyine kumva ko ngomba kuba ambasaderi w'ubukungu cyangwa se w'ubutunzi ubutunzi rero cyangwa se wealth biri mu byiciro bine nk'uko bivuze icya mbere iyo network iyo people abantu muziranye ni ubukungu bwawe ubukungu bwa kabiri ni anything you can convert into cash ikintu cyose ushobora kuba wahinduramo amafaranga ni ubukungu bwawe icya gatatu your physical life
ubuzima, imibereho yawe, uwo mubiri urimo, umubiri uzira indwara, umubiri uzira umuze, yego nabwo ni ubutunzi bwawe. Kuba nyine uri muzima byonyine ubwabyo ni ubutunzi. Abantu yagiye nyine bumva ko ibintu byose bizasaba kapito y'amafaranga, no kuba uri muzima nabyo ubwabyo ni kapito. Birahenze cyane kuko hari umuntu uri kwishyura kugira maintaining umutwe we gusa ukore bisanzwe, agatanga amafaranga akabije kugira abashe kuba yakwiyumva neza, kugira abashe gustepinga atera intambwe nkeya agera hariya, ari akayabo k'amafaranga menshi kugira maintaining imikorere y'umutima we ngo abashe nyine amaraso kugenda neza mu mubiri. Nibyo rwose dukwiriye kumenya ko ubukire bufite ibyo bice byose, ntitwumve ko ubukungu cyangwa ubukire buza mu shusho imwe. Urakoze, wansubiza icyo kibazo. Yes, ikibazo warumbajije cy'ibintu ushobora kuba yabangamira abantu mu rugendo rw'iterambere, cyangwa se kumva ko ukuntu umuntu yahuza imyemerere n'iterambere. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakena cyangwa se nyine ntabwo bita ku butunzi bw'impamvu zitandukanye. Zimwe mu mpamvu ni iz'ahantu tumara igihe kirekire, hamwe ni ku ishuri, ahandi ni mu rugo, kubera ko uburyo uburezi bwa mbere butangirwa mu rugo, ahandi ni ku rusengero cyangwa se aho dusengera kubabasha kuba bagerayo. Ahantu hose, ahantu mvuze ko ari hatatu hagiye hatangirwa inyigisho zitandukanye. Kimwe nuko abantu bagenda bafata inyigisho nanone wenda akazifata uko zitari, kubera ko akenshi ngiye nganira nawe nkunda kwifasha Bibiliya irimo ibintu byose ushobora kuba wakenera. Urugero, Bibiliya hari aho ivuga ngo gukunda amafaranga cyangwa se gukunda amafaranga ni umuzi w'ikibi cyose. Ntabwo bivuga amafaranga gusa, urukundo rw'amafaranga ngo ni umuzi w'ikibi cyose. Hari igihe rero abantu bafata uwo murongo bakumva nyine ko atari byiza, ko atari ngombwa kugira amafaranga. Hari n'abavuga ngo kubera ko ngo biragoye ko umutunzi yajya mu ijuru kurenza uko indogobe yaca mu jisho ry'urushinge. Nyine nko kumvikanisha uburyo ki ushobora kujya mu bintu byo gushaka amafaranga nyamara ntuzabone ijuru. Ariko ntabwo ari ko bimeze, kubera ko nyuma yaho abantu bazahasome abigishwa ba Yesu amaze kubabwira gutya, abigishwa bahise bamubaza ngo none se niba bidashoboka then who, noneho iryo joro ni iryande? Kubera ko Imana yagiye ntabwo agomba kumenya. Burya igihugu gikize nicyo gifasha igihugu gikeneye. Mu yandi magambo, nawe nuba ukize uzagira umumaro, uzafasha n'abandi bantu. Ikibazo rumbaje rero ni ibihe bintu bituma abantu benshi batita ku butunzi. Ni ibintu rero twigira ahantu henshi tugenda tuba. Urugero, nko kumva ko nk'ubu nshobora kubaza nkabaza se birashoboka ko buri muntu wese yakira? Niba nawe reka nkubaze, wemera ko buri muntu wese yakira cyangwa wumva bidashoboka? Niba igisubizo wemera ko buri wese atakira, bivuze ko ikintu cya mbere warangije gukora woba wikuye mu mubare w'abashobora kuba bakira. Bityo rero ntabwo uzakiramo imbaraga kugira ngo ukire, kuko wumva nyine ko utakira. So hari ibintu rero bitandukanye bituma abantu benshi bumva ko batakira. Urugero bimwe muri byo nateguye nko kumva ko amafaranga ni umuzi w'ikibi cyose, cyangwa se ngo abakire ntabwo bazajya mu ijuru, cyangwa se ngo rich people are greedy, abakire ni ibisambo, cyangwa se ngo not everyone can be rich, ntabwo ari buri wese wakira, cyangwa se nko kumva ngo money doesn't grow on trees, amafaranga ntabwo yera ku biti. Twagiye dukora twumva izo mvugo. Ibindi, you can't be rich and spiritual, nyine ntabwo waba umukire ngo ube n'umuntu ukijijwe cyangwa se mbere Imana mu buryo runaka. Ikindi ngo there is never enough. Kumva ngo there is never enough byonyine ni mind of scarcity. Nukumva nyine ko hari ibintu bikeya, ntabwo umuntu yabona ibimuhagije. Ariko ikintu nababwira buriya, hari ikintu cyitwa abundance. Abundance ni ukuvuga ngo muri universe bwayo is abundant. So ngo rero buriya muri universe ukuyemo abundant, cyangwa ukuyemo abundance, n'ubundi still hagumamo abundance. Mu magambo, hari ibintu birenze n'ibyo dukeneye. Ukuntu ubukungu bw'isi bumeze nk'inyanja. Hari uza mu nyanja agakozamo ifoke, akavomesha ifoke akikomereza, akavomesha ikanya akikomereza. Hari n'uza akavomesha ikiyiko akikomereza. Hari n'uza akavomesha akaritiro kamwe akikomereza. Hari n'uza akavomesha ijerekani akikomereza. N'uza akavomesha kontineri akikomereza. Ibyo bintu byose buri wese yavomye, ariko still ntacyo biri buze guhungabanya ku nyanja. Inyanja niyo uza ukavomesha kontineri, nta nubwo bumenya ko ari ikintu kigeze kivaho. So iyo rero umuntu agifite iyo belief
if iyo mitekerereze ya scarcity kumva ko hari ibintu bidahagije wumva nyine ko utabona ibiguhagije wumva nyine ko utanakira kubera ko nyine amafaranga ntago yera ku biti ibyo twagiye tubwirwa n'ababyeyi bacu tuvuga amafaranga ntago yera ku biti ntabwo ari buri wese waba umukire cyangwa se ku rusengero tumenye ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ikibi cyose abantu bakirangiza ko biriba ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ikibi cyose usibye ko bivuga ko amafaranga ari ikibi urukundo rwayo kuyakunda ku mugani uko babimbwiye umuntu akaba yatana ubumuntu kugira ngo abone amafaranga nicyo kibi ariko none muzirikane ko biri ivuga ibyo ngibyo nabivuga ngo ni nayo bibiri ivuga ngo kuko ifeza n'izahabu byose ari by'Uwiteka niba ifeza n'izahabu rero ari by'Uwiteka ni ngombwa ko tugomba gukira icyo tugomba kwiyambara niyo mitekerereze ya scarcity kumva ko nyine buri wese atakira iyo wangize ko utakira ko buri wese atakira wowe warangije kwikuramo urakoze hano hari ikindi kibazo turi kwanzura turi kujya ku musozo w'iki kiganiro ikindi kibazo ndi kumva nakubaza ariko bigiye guhura n'inama cyane yo kubaza ni izihe ndangagaciro umuntu akwiye kubakiraho mu gihe ashaka kubaho ubuzima bufite umumaro n'iterambere indangagaciro umuntu akwiye kubakiraho mu gihe ashaka ubuzima bufite icyerekezo n'iterambere mbere na mbere umuntu aba agomba kubanza kwimenya ukamenya nyine uwo uri we n'ibyo ushaka kuba byo kubera ko abantu benshi muri iyi si babayeho ubwoko bw'ubuzima batishimiye kuko batigeze bahitamo ubwoko bw'ubuzima bashaka kubaho mu yandi magambo iyo udafashe decision ngo uvuge uti ngomba kubaho buno buzima runaka birangira nyine ubayeho gutyo gusa icyo nababwira dufite ubuzima bumwe we have only one life nta spare part y'ubuzima ibaho yego mu gitabo cyitwa Awakening the Giant Within barakubwira ngo a man is born to live not to prepare to live tuvukira kubaho ntabwo tuvuka ngo twitegure kubaho ubuzima turiho tugomba kubaho tukabaho kandi byanyabyo tukabaho mu buryo bwuzuye so indangagaciro rero buri wese ashobora kugira indangagaciro ze kunda nkanjye babwiye izanjye ngira indangagaciro enye iya mbere yitwa freedom yego niba ndi umuntu ufite indangagaciro za freedom binyumvisha ko cyangwa se bindemamo mu mutwe ko ntabwo nshaka ikintu cyose cyanzirika ikintu cyose kitama freedom financial freedom na time freedom ntabwo kiba ari icyanjye indi ndangagaciro yanjye ngira yitwa passion passion ni ukuntu mu cyongereza ngo passion is to find something you can even die for ni ukubona ikintu ukora ukunze kandi wanagipfira so iyo udafite passion rero man ukora kino kintu rimwe ejo ukajya mu kindi ejo ukajya mu kindi kandi ubundi ikintu cyitwa decision tuzakivugaho ubutaha umuntu utazi kwihitiramo ikintu ashaka kuba cyo ubuzima ashaka kubaho abaho ubuzima bwari bwo bwose abonye ugomba gufata decision kuvuga uti ngomba gukora kino kintu kandi kigomba gukunda indi value cyangwa se indi ndangagaciro ngira yitwa adventure ni ukuvuga ngo ndi umuntu ukunda gushaka kureba ibindi bintu bishyashya ni gute ubundi kuki buri gihe ngomba kuba umwaka umwe ugashyira ari kuva hano kugenda no kugaruka kuki ubundi se hanze bimeze bite so umuntu wari ufitemo ikintu cya adventure nyine wumva ko isi ifite byinshi kubiki kandi ugomba ku exploringa indi ndangagaciro yanjye ya nyuma yitwa power akantu ka power numva ko ngomba kugira ububasha ngomba kubaho ndi umutwe ntari umurizo kubera ko Danken n'abadukurikiranye bose babyumve muri buno buzima habaho ibintu bibiri yego growing or dying yego nta comfort zone ubundi baho n'icyo abantu bita comfort zone buriya bari ugupfa you are either growing or dying yego you are either a victor or a victim you are a leader or a follower yego nta bintu byo kubamo hagati aho ngaho so ngero nimvamo power kuko tugarutse kuri Bibiliya biravuga ngo Imana imaze kurema umuntu yari muremye ngo atware yego ngo utware bize to have dominion nyine ugire ibyo udomina so nimvamo power rero so izo ndangagaciro ariko nazigize maze kwisobanukirwa so birumvikana ko indangagaciro zanjye zishobora gutandukana n'izundi muntu ziri kutureba wowe banze wisure wigenzure urebe ibyo wifuza kugeraho then urebe indangagaciro zikugenga uzishyireho kuko izanjye zishobora kuba atari zo zawe si byo se numva nabisubiza muri ubwo buryo murakoze ikibazo cyane mfite nacyo kigomba kudufasha nyine gusohoka neza mo hano mw'iyi ngingo twavugagaho kugira umbwire niki waganiriza umuntu uri gutangira urugendo rushya yumva agifite ubwoba cyangwa yifitiye itimwe cyangwa yifitiye urwikekwe umuntu arimo aratangira urugendo rushya ariko afite akantu k'ubwoba gafite ubwoba bwo gutangira ibintu bizima cyangwa yifitiye urwikekwe uwo muntu wamubwira iki ingingo reka nyivuge ku kintu cyitwa fear ubwoba
ubwoba ubundi fear is not your enemy. Ubwoba ntabwo ari umwanzi wawe, ahubwo ubwoba buri kukwereka ko uri smart, you can think ahead. Yego. Ufite ubwenge, ushobora kuba watekereza imbere, gutekereza ikindi kintu wakora. Ubwoba ni inshuti yawe. Ubwoba buri kugutungira urutoki ngo nakire kintu wagishobora. Yego. Iyo rero umba ufite ubwoba, nta muntu utagira ubwoba muri buno buzima. Buri wese agira ubwoba. Ahubwo ugomba kuzirikana ko finally in the end, nyuma na nyuma, you are the one to live with the consequence of believing or doubting yourself. Yego. Niwe uzabaho mu ngaruka zo kwizera cyangwa se zo kwishidikanya. Ubwoba rero ni ikintu kiri common, ni ikintu kiri rusange. Ni mpamvu na Bibiliya ivuga ngo mwenda muzakora ubushakashatsi murebe, bivuga ko ijambo ngo witinya mu Bibiliya ngo ushobora kuba ririmo inshuro 335. Bivuze ko buri munsi rukwibuzwa ko tugomba gutinya. Bivuze ngo ubwoba ari ikintu kiri normal, ariko ntabwo bugomba kuguherana. Nanone Bibiliya ivuga ngo kubera ko umwuka twahawe atari ubwoba, ntabwo tugomba kugenda ngo dutsindwe n'ubwoba tugende kutuzirike. So kugira ubwoba ari ikintu kiri normal, tugomba kurwana nacyo tukagitsinda, kubera ko ubwoba bwo kwereka ko nakira kintu wagishobora, nakira kintu wagikora. Ahubwo buriya uba utanagira ubwoba ufite ikibazo. Ariko kugira ubwoba none wangiza ugahagarika kuba wakora ikintu ufite ubwoba, twabivuze. Wundi wahawe amatara hano ntayakoresha, yaravuze ngo naratinye, I was afraid, naratinye. Ikibazo ibaze gutinya ikintu utanagerageje, kandi cyari kuba cyaba isoko y'umugisha cyangwa isoko y'iterambere ryawe. So buri wese aratinya, nta muntu utagira ubwoba, ahubwo ugomba kuza. Hari ikintu cyitwa nsoza, ikintu cyitwa courage, cyese courage. Umurava. Ntabwo wagira umurava adafite ubwoba. Umurava cyangwa se courage ubaho kubera ko habayeho ubwoba. Courage means I am afraid but I keep moving. Mfite ubwoba ariko ndakomeza ntera indi ntambwe. Ntabwo rero haba courage nta bwoba. Ubwoba ni ikintu gisanzwe, ni ikiguhagarike, ahubwo nujya ubona ubwoba. Reka mbabwire, fear is just a shadow. Ubwoba ni igicucucucu. Is not real, it's just a shadow, ni igicucucucu. Ibaze rero noneho utumye igicucucucu kikubuza kujya ahantu runaka. Ngira ngo wenda murabyibuka tukiri abana, ajya kubona igicucucu nka nijoro ugatinya kujya ahantu runaka, uvuga ni inyamaswa n'iki, ariko waza kubona umuntu mukuru akakunyuza ugasanga nawe ukiseka. So fear is just a shadow. Nikikubuza kugera ku nzozi zawe rwose. Murakoze. Twese tumaze kubyumva. Ubukire bwose ushobora kugira butangira n'igitekerezo. Ibintu byose bikomeye tubona hano ku isi bitangaje byakozwe, byabaye, byose byatangira n'igitekerezo. Bivuze ko ikintu dukeneye ni ugutunganya intekerezo zacu gusa. Tukagira intekerezo zitunganye, tugatekereza ibintu byiza nyine bihuye n'amajyambere yacu, tukagira none n'imyizerere mizima idapfuye, kugira ngo tubashe kugira ishusho y'ubukire. Kandi tubonye ko ubukire atari ibyo umuntu atunze gusa, ahubwo ubukire ni ibitekerezo bizima biba mu muntu, bishobora kumufasha kubaho mu buryo bwose kandi atera imbere, anakoresha igihe ndetse n'impano yahawe. Richard, ndagushimye cyane kuko igihe cyawe wafashe ukaza hano ukatuganiriza kuri ibi bintu. Uranyubatse ndetse twubatse n'abandi bantu benshi bakurikiye iki kiganiro. Imana iguhe umugisha kandi igume kugushyigikira nk'uko wahisemo kuba Wealth Ambassador. Uzagume nyine ube umuvugizi w'ubukungu, abantu bakumenyeho amakuru y'ubukire nk'uko ubuduhaye. Umukoro wanjye uyu munsi, umukoro wawe uyu munsi ni ukwisuzuma, ni ukwirebamo niba koko ibitekerezo tugira ari iby'ibicantege. Niba ari ibicantege tugomba kubireka, kuko ikindi kintu tugomba kuzirikana, ntabwo wowe cyangwa njyewe turi ibitekerezo byacu, nta nubwo turi amarangamutima yacu, turenze ibyo ngibyo. Twebwe nta nubwo turi, impamvu tutari intekerezo zacu, twebwe dukontorora intekerezo zacu, ntabwo intekerezo zacu zidukontorora. Rero dushobora kwiremamo amahirwe, dushobora gukora ibindi bintu bishoboka bikadufasha kuva ku rwego turiho tukagera ku rundi, ariko mbere na mbere igitekerezo kikiza gute, kizima, gitunganye. Nabakoze rero gukurikira Inzira Nziza, muri mu nzira nziza. Mureke tujyane, ntagire umuntu usigara. Comment yawe turayikeneye, udukurikirane ndetse ukore subscribe, kandi urusangize n'abandi bantu bumva ubu butumwa bwagira icyo buhindura mu mibereho yabo. Naho butaha.